ntabwo bizemera kuko abayoboye igihugu ntabwo ari bo mana ntabwo bizemera umuntu wavuze ngo imana ngo bashire FPR imbere y'Imana ngo si nahurira nawe muri rusengero se mu rusengero rwitwa FPR Inkotanyi harubaho politiki yo mu Rwanda ni nguruziga ruhora ruzenguruka gutya ruhora ruzenguruka uzareba ukuntu uwiringiye Imana gata yavugaga ku bwa Habyarimana ureba ukuntu Ingabire Victoire avuga ku bwa Kagame burya bajibija gusa nureba ukuntu Habyarimana atavuze rumwe n'amayuya navuga rumwe na Rizinde ukaza kureba ukuntu Kagame atavuze rumwe na Nyamwasa navuga rumwe na Karegeya birasa ariko nguyu wagiye kuvuga ngo azaja guhungeta abantu avuga ngo nibashime ngo FPR imbere yo gushima Imana ngo nta bantu yarokoye koko ese ahangaye kuvuga ari amagambo ngo abahutu iyo aho buratuma nongonga igikuta mbabarire wena nishaka ngo biteye ingumi gatoya ntabwo ikaze kuri mwese inshuti bakunze mukurikira ibiganiro bya Pax TV Women News. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi tugiye kongera kugaruka ku bwisanzure, ku gutanga ibitekerezo, ku kwishyira ukizana no kuba umuntu ataniga mu ijambo. Aha ntituvuga kuniga mu ijambo byo kugira ngo umuntu avuge ibyamvaye nanjye aho bidafite ingingo, ariko saho umuntu akwiye kuvuga igikwiye gukosorwa, igikwiye kuba ikiboneye. Ese ubwisanzure, ese kuvuga karengane, ese kuvuga ikitagenda ngo gikosorwe, ese kugaragaza akaboro kawe, akaboro ka muntu birakunze biba muri kino gihugu birashoboka. Ni ikibazo benshi bibaza. Raporo nyinshi zisohoka zigaragaza ko ubwisanzure buri hasi mu gihugu, ndavuga raporo zikorerwa hanze y'igihugu, izikorerwa mu gihugu nazo zifite uko zibivuga. Dufite umutumire wacu n'umunyapolitiki ubimaze imyaka isaga 30. Hakuzimana Rashid muraho neza bwana William nyiri Pax TV. Turagushimiye cyane kandi tuguye kaze. Karibu yo naye haye hano ntago nja ngomanga ni mu rugo hano ni mu rugo kuri Pax TV uko si kiganiro cya mbere ngira ngo hari n'icya gatatu ubwo iyo ugeze mu rugo gatatu kandi wisanzura wakirwa neza uri mu rugo. Tugiye kuganira ku ngingo nkurevugaga y'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Hari ikintu cyadutse ubu abantu bavuga ngo guceceka, gucecekeshwa, kutavuga cyangwa se umuntu wese, abantu benshi, hari abantu benshi cyane babaye nk'abakumirizi ku gutanga ibitekerezo, ku kwishyura kwizana, ku kuvuga ibitagenda cyangwa niyo byaba bigenda habaho umuntu yifuza ngo bigenze bitya byaba byiza kurushaho. Icyo kintu urakibona cyangwa nawe cyumva gutya gihita? Bona baza nsuhuze abareba Pax TV, ni inshuti za William nyiri gushinga Pax TV, zikaba ni inshuti za Hakuzimana Abdul Rashid, naho ndatekereza muri n'inshuti za Rashid TV. Hanyuma ku murongo w'ibyo tugiye kuganiraho arambaza numva ntabwo ndasubira mu kibazo cye, ariko hano mu Rwanda icyo nabanza kuvuga kwanza cyangwa se mbere ya byose nuko ubundi ntabwo abantu twaremewe gukora ibintu bibi. Abantu twaremewe gukora ibintu byiza. Buriya rero umuntu aje kugaragara, umuntu akwiriye no kugaragara ari uko wowe hari ikintu kibi wakoze. Aravuga ati ibi ngibi kubera iki? Burya nta muntu ukwiriye guhagarara imbere y'undi ngamubwire ngo nakoze ibintu byiza. None se kandi byo waremewe gukora ibintu byiza nyine wabikoze uragira singo bigende gute, ariko niba wakoze ibintu bibi ndaza ngubira ndi bite. Kaba ariyo mpamvu rero navuga ko ubwisanzure mu Rwanda buhari, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ubwisanzure bw'itangazamakuru birahari kuko n'ubu ngubu nibyo turimo, ariko biri ku gatambwe gato. Akaba ariyo mpamvu je nkomeje guharanira ko dukomeza gutanga intambwe iruseho kuko wari ubivuze rero mu Rwanda ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo nongera mbisubiremo burahari ariko ni bukeya, mu guhabwa amakuru burahari ariko ni bukeya, birakwiriye ko dutera intambwe ijya mbere. Hanyuma nkuko wari ubivuze hari abantu batagaragara, abantu bareba Pax TV, muje no kwishema TV ndi kuvuga ku rupfu rwa Habineza Joseph, hari agatsiko umuntu bibwira ngo ntago tuzi aho bari cyangwa ngo ntitubazi, ariko bagiraho bakivamo bakaja kuri Twitter bakagira ibyo bamanika ngo umuntu yavuze ibi. Burya bari ni bamwe muri ako gatsiko, ariko ako gatsiko ni kurebye kaba gasaka ngo gucecekesha kuko iyo twitinze umuntu hejuru muri Twitter uhita wumva ribu ntago njavuga ikitabaye. Jewe uwitwa Tom Ndahiro n'undi muntu mugenzi we
nibo bavuze ngo Rashid ngo nundi bavugana na Victoire Ingabire bavugana Agnes Umurabyo bavugana Cuma ariko nyuma y'iminsi ibiri nibwo ribu yahise impamagara kuri telefone urumva akatsiko nkako ntago ari agatsiko kifuriza igihugu iterambere. uwo uvuze aherutse no gukora ikiganiro kuri imwe muri za televiziyo avuga ngo abakozanye ibiganiro bya nawe bose bazabihanagure waba warakibonye uriya jewe na ariko arakibonye nibura havuga ngo bose bazabihanagure uriya narakibonye ariko uriya niba ari wowe wibwira ko yategeka kino gihugu zero ntago bizemera ntago ari utegeka ribu ntago ari utegeka iki gihugu ntago ari utegeka ARG abantu bose yijunditse ko ribu bafatara abantu bose yijunditse ko ribu bakurikirana ni ikibazo muri ribu nyine ribu n'umuntu wo mugabo wari rukunturutira mu magambo wagira ngo ni muri nawe cyangwa nageze aho nuko nabonye wari igikara ariko Tom we nkabanzi ngo aje kuba nk'inzobe ariko nabantu bamwe ntago rero ribu ikwiriye kwihesha agaciro ahubwo ni kubera kitafata umuntu nk'uyu umuntu nka Tom Ndahiro sararemereye kuki taramuhamagaza aherutse kunshushanya umva Diane Rwigara wihangane ukuntu ntago nshaka kubisubiramo Diane ariko nanje ubu yarankoze uwo Tom Ndahiro mu bwenge bwe butagira umubare ugagenda amenye niba ari umubare mwinshi cyangwa muke yarankoze nicaranye na Agnes anshira kuri Twitter noneho nambaye ishapuri Rashid kuva navuka reba umusiramu witwa Rashid yambaye ishapuri ahita bisiba niba abantu barabibonye abantu barabimika ifoto ndagifite umuntu nk'uyu ribu imurindiriza miki abangaba rero we nako gatsiko ke muvuze kuko yigaragaza akaje no kuri radio no kuri televiziyo akabivuga niwe batuma abantu batisanzura kuko twakagombye kwisanzura ejo go nabonye ari ikibazo ko yisanzura binuka bibishe ntavuga iyo tsinda rero uvuga wowe kugita gatsiko ririmo abantu benshi batigaragaza bakoresha imyirondoro itariyo bikamubwire nundi je ntago njavuga ikintu ntatangira ikimenyetso uyu mudamu bita Makurata je mwise gutyo kubera ko hari undi witwa Ingabire wacu wenda yagiye hari aragaragara aravuga ariko Ingabire Imakire ari we Makurata nyiri Transparency Rwanda ntuzabisibe yagiye kuri YouTube channel atuka abantu bacuma bamwe arabatuka mu bitutsi nje ntasubiramo hano uyobaye ikintu kiri na kiriya cyo ku rwego rw'isi ugize ati sinzabisebe nko kuvuga ngo icyo uvuze simbuza abantu kukireba nibuza abantu kukireba kuko iyo ntuza irahari ari gutukana ngabantu mu bitutsi nyabitutsi irahari kuri YouTube channel irahari urukumva we yaragiye arisanzura afata abantu arabatuka uyu mudamu uyu mubyeyi kera muri 2003 wumva ukuntu bwisanzure hano buhari ariko hari bamwe icyo gihe yakoraga mu gitangazamakuru yego yare kuri ibyitangazamakuru hari ngira ngo muri 2003 twagira mu yaje kwiyamamaza ngira ngo abanyarwanda benshi baze ko nari MC we nari umusangiza w'amagambo we turi ku Gisenyi twagira mu yaravuze ati ariko ndagira ngo mbaze leta Dr Hitimana arihe Colonel Ciza arihe abibaza muri mitingi ngira ngo twari ku Gisenyi iyo Ingabire Imakire aragenda aravuga kuri radio ngo mbese abantu babiri ngo kubura muri miliyoni 10 ngo hari cyo byaba bivuze nagiye ku kinyamakuru cyitwa Isimbi cyari kicandika ku mpapuro ndavuga n'umugore nashobora kuba ari igisabana ntari wa mwaka umugabo we cyangwa umwana we kuko ari umuntu umwe nibwo yakumva ko biryana none ejo bundi ariko aho amatwi atagira ngo tumwifurije kubura abantu oya ntanjewe n'ubu ngubu nuko namubuze namwandikiye kenshi muri ibi byinshi nimo nagiye mumenyesha nawe ubwo direct naramwandikiye ariko impamvu muvuze nuko yigaragaza umuntu nuza wambaye neza nzavuga ko wambaye neza nuza witeye amarashi nzavuga ko uhumura ariko nuza wambaye nabi nzabivuga nese niba aragiye gutukana kuri YouTube channel agatuka abantu mu bitutsi nyabitutsi ribu iracyamurindirije meke afite ubudahangarwa nawe ko yatutse abantu mu bitutsi nyabitutsi ubudahangarwa bwo nubwo bitanditse ngo hari abarejeje amategeko ariko hari abasa n'abahora rero uwo numwe mu batuma abantu batisanzura kuko nibyo nigeze kuvuga ahantu uvuga ko hari abantu kuri YouTube channel bameze nk'imshyisi nafata ikiganiro cyo nkuko wantumiye ngo dukora ikiganiro ahubwo akavuga ngo Pax TV na Rashid bakoze ikiganiro akaja kukigosora yani intare irihigira ariko impyisi buri gihe
iza gushaka iby'intare yahize njyewe nyine nabaye umusukuti mu gisukuti turi mu matoteme hari abo twitaga ba Iyene ba Rievre ba Kamerewo ngira ngo Jose Kamerewo yabaye umusukuti n'abantu amazina nk'ayo burya hari ukuntu abantu baba bafite imico n'imimerere ija gusa n'agasimba runaka abo ngaba rero nibo babuza tutisanzura nibo batuma igihugu kitisanzura nibo bakomeza kuba inzitizi bigatuma ubwisanzure budakwira kubera ko niba dukoze ikiganiro ntaze hano kuri Pax TV ahubwo ati William Rashid uzamutumire duhure ibintu yavuze singemera ntabwo ashobora kwemera guhura n'abantu barabyanga cyane ariko ndashima cyane umusore umuco wo gusangira ibitekerezo ntibawemera nyine ndashima cyane umusore witwa Ruzirabwoba twahuriye ku Mubavu TV aranshimisha yashimishije n'abantu kuko yari yavuze ngo ibyo mvuga byose ngo nta kimwe yemera ahava avuze ko atemera gahunda ya ndi umunyarwanda ahava avuze ko abavuga ikinyarwanda bavangamo indimi ari nta kigenda ahava avuze ko abayobozi bamena ibiryo by'abaturage tabishigikiye Ingabire Immaculee azaze hano Tom Ndahiro we ntago naganira nawe nawe umushyira kuri shene uhanganisha ibitekerezo kuri shene ye nagenda tukaganira kandi ati Rashid ibintu byo uvuga ngo no kuri shene yanje tubiganire uretse ko nzi ko yabikata kuko ntago yangoresha ngo byemere ariko muri make ubwisanzure mu gihugu nuko njewe mbubona hari abafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu bavanyeho ikisi bambaye ubusa wenda mbivuge gutyo n'abandi niyo wagenda wambaye byose uri no mu ihema ukabivuga nk'uko bo babivuze ribi ihita guhamagara cyangwa inzego zihita zikwataka urugero nuja kureba nk'amagambo ya Bamporiki ajyane Edouard ukareba amagambo yavuze ku byerekeranye n'ubwoko ukareba amagambo Rucagu yavuze byerekeranye n'ubwoko ukareba amagambo abo ngabo ba Tom Ndahiro nabo ba Ingabire baba bavuga ku byerekeranye n'ubwoko bumva bo nta nyine bari kuvuga ibintu bagakomerwa n'amashi ariko Rashid niba nagiye gusobanura ndi umuhutu bisobanura iki umutwa bisobanura iki umututsi bisobanura iki ngira ngo icyo kiganiro waragikurikiye n'abantu bakurikira Rashid TV basubira inyuma barakibona ngabisobanura nti ntago ibyo ari ibintu twapfa ku mugaragaro kuko n'abantu batazi icyo ibyo bintu si ikinyarwanda abazungu turabashira ngo baje hano ngo baratuka bamamoko ngo kugira ngo twangane ese umututsi ni ikirundi umututsi ni igifurama ni ikiwaro ni igifaransa ni icyongereza niba ari ikinyarwanda turakubabeshera rero ubwisanzure mu Rwanda hano burahari ariko buri ku rwego ruri hasi abaduteze amatwi murumva ko ingero Rashid Abdul yatanze ntabwo ari ukugambira kwibasira umuntu wari wese ahubwo ni ingero yatangaga kugira ngo abumva ko abantu barengera cyangwa se baniga ubwisanzure nibo barengera bari ariko bamwe muri bo ubwo barengera bihereye ku byo yavuze kuri iki gika cya mbere ntabwo ari leta iri kumuniga n'abantu ku giti cyabo amategeko mu Rwanda aranditse neza itegeko nshinga sinibuka neza ingingo ariko iduha uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo no guhabwa amakuru ndetse nta n'umupaka nta mupaka uhari wo kugira ngo uwo muntu ahabwe amakuru ushobora kurenga igihugu ushobora kwinjira muri presidence ushobora kwinjira mu gisirikare ukavuga uti nje gushaka amakuru nk'umunyarwanda biranditse neza nanone twari twigeze kugira minisiteri ifite itangazamakuru mu nshingano ubu ngubu ntayo byari bikwiriye ko yasubiraho uje ugatanga amakuru ukaka amakuru ukayabona amaradiyo mu Rwanda ni menshi uretse ko hari ibyo ngaya ku maradiyo yo mu Rwanda mbabarire sinzi impamvu amaradiyo yo mu Rwanda amakuru babonye bose ni umupira ni siporo gusa nuko ari itarimo ibyo bibazo byo kubazwa byinshi kubera ikirere muri uyu mugabo mwiza reka nkubwire William umugabo mwiza ntago ari ubyibushye ntago ari umuremure umugabo mwiza bizareba abagore bose n'abakobwa bose si witwa Ntwari William umugabo mwiza ni umugabo w'intwari niyo mpamvu uzasanga umuntu wagiye guharanira igihugu akaja gukina umupira abakinnyi b'umupira bagira abakobwa benshi bateye amano uzasanga abasirikare niyo yaba ari kaporari cyangwa ari sempe ni intwari yagiye guharanira igihugu bakamukundira icyo rero umunyamakuru mwiza akwiriye kuba intwari akajaho bikomeye nyine none uraza kumbwira umupira w'amaguru gusa ibinyamakuru yo amaradiyo yo mu Rwanda kuki mutajaho rukomeye muvuge muti ni ba Cyuma bazajeyo ni ba Pax bazajeyo ni ba Umubavu bazajeyo amaradiyo yo mu Rwanda abo kuvuga none ejo
kagatsiko ryatsinda bisa agatsiko byanditse ngo ni ibyitso mu by'interahamwe ariko mana yanjye se ubu bihera rwose abantu babikomanta batangiye uvuga ngo ceceka niko wenda nari gusorezaho nuko nyine turatangiye politiki yo mu Rwanda ni nk'uruziga ruhora ruzenguruka gutya ruhora ruzenguruka umbabarira gatoya nubwo bitari ku murongo w'icigwa uzareba ukuntu uwiringiye Imana gata yavugaga ku bwa Habyarimana urebe ukuntu Ingabire Victoire avuga ku bwa Kagame burya bajibija gusa nurebe ukuntu Habyarimana atavuze rumwe n'amayuya navuga rumwe na Rizinde ukaza kureba ukuntu Kagame atavuze rumwe na Nyamwasa navuga rumwe na Karegeya birasa none ngo barabizanye ejo bundi siko ngo hatari fite ikibazo mu ikusanya makuru dufite ikibazo cyaceceka icyo kintu ntukibuka ndakibuka ngo hari ishyirahamwe rya ceceka rya duhishirane none uyu munsi gitifu ari ico umuntu dasaka ico umuntu ngo muceceka iyo ceceka se nurwo ruziga ruri kuzenguruka jewe na Pax TV mureke turambure abana bacu bazagire viziyo none icyo kintu cyo kuvuga ngo amakuru abaye nk'ejo wavuze urugero rw'umuntu warashwe ni Nyabugogo ni radio Rwanda yabitangaje reka Chimasa ni Dieudonné wa Ishema TV niwe wagiye barasigaye ahinguka n'abantu bakamutinya niba baragize kugeze na rye yabaye icuma ariko aratinyuka akavuga ati umuturage yarashwe ariko ndagaye abaturage bavuze ngo kuba barashwe ya muntu ngo byabashimishije wapi ngo bashimishije kubera ko nyine ngo yari igisambo se hari urukiko rwabimwemeje niyo yaba ari igisambo ese igihano cyo kwica ntitwakivanyeho uriya musirikare bamukurikiranije ntabwo mbishaka ntabwo njya ubundi yaba umuntu niba atari umuntu uri kwica kuko uri kwica hari igihe byakwihangana nawe wabona aje kukwica ukamwica nyine legitime defense amategeko arayemera ariko none se igihe umuntu afite icyaha harimo gihanwa n'amategeko gikurikiranwa tegereza amategeko nyine kimuhamye noneho amategeko anamuhane nituja mu byo kwihorerana igihugu kizata umurongo kandi igihugu gitaye umurongo nino kamera ntitwaba tukifite naho twicaye ntitwaba duhari niyo mpamvu je mbwira n'abantu batavuga rumwe na leta nanje ndimo ko tubitwaza gakeya ihirima rya Kayibanda twabonye ko byateje ikibazo ihirima rya Habyarimana ryateje ikibazo n'ubu ngubu mureke nta butegetsi bugiye guhirima ahubwo abantu bari mu butegetsi ariko reka nkubaze ubu ngubu uribuka amagambo ya Safari Stanley mu badepite ari hehe wambwira nari ubu ngubu ntago ari kubundabunda ari muhunzi atanavuga noneho uribuka none ariko uribuka ivuze rye ndamureba avuga ari uribuka amagambo ya Rwigema gusenyuka uribuka amagambo ya Rwigema Pierre Serese yahunze ibigambo yavuze ndamureba uribuka Karugarama Tarisisi ariko ntabwo yavuze cyane ariko nyine ni urugero ngiye gutanga ubwo ndi gutanga ingero zitandukanye uribuka nuzuye nguyu General Gatsinzi Marcel uribuka Rosa Kabuye niba abo bose barazimye bamwe bakaba barapfuye abandi bakaba batakivuga wowe wicaye muri guverinoma uri guverineri cyangwa uri meya wakweza imbuto igihugu kagisiga kiryoshye noneho akavuga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo butazitiwe ubwisanzure bwo kubona amakuru butazitiwe umuntu niba avuze amakuru nturakare kuko byabaye tugiriye ku bitekerezo bitangwa n'itangazamakuru wavuze uti benshi bavuga umupira gusa benshi ni imiziki n'ibidagaduro n'ibyo biberamo ariko amakuru y'ubuzima bw'abaturage habaye iki ngiki cyakosorwa gite uranavuga ngo ruhurura yaragutse yarasemye amazu azagwamo bikitwa ngo ngo uri guhungabanya umudendezo n'ituze bya rubanda ibyo byo biterwa n'iki ibi ngibi hari abanyarwanda twarangije kubikwamo ubwoba n'ubukene ku buryo ubukene butuma umuntu ajya gutanga inkuru ngo kugira ngo abone uko abaho urwo ni uruhande rumwe uruhande rwa kabiri wowe iyo watinyutse nka Ntwari William ukaje kuvuga uti nyamara uyu muturage bari guhirikiraho inzu kuba bayimuhirikiyeho n'umugore we akagwamo cyangwa umwana we akakomerekeramo genda abona ibintu bikwiriye kumenyekana kugira ngo mudugudu wahangaha na gitifu wahangaha bagaragare none abaturanyi babo be kuzabyongera ibyo ngibyo kuba hari abantu bateye gutyo tukagira n'intwari nkeya abantu bafite ubutwari bake nibyo bituma nyine bigaragara ko wowe
nyuma yo kuvuga ku gitangazamakuru ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo aho ugaragaza ko ngo abantu wavuze ko babitswe mu bwoba tugaruke ku baturage nyirizina urajya kureba umuturage waba uri umuntu usanzwe uti hano habereye iki waba uri umunyamakuru waba uri umusanzwe wigendera yaba ari n'umuvandimwe cyangwa iki batima bitazambazwa bitazanturukaho kuki abaturage none basigaye batinya no kuvuga ibibazo byababayeho ariko ibyo byahozeho ngira ngo buno biri kuza gake gake byahozeho kubera ko abanyamakuru mwajaga gutara amakuru aho amakuru akenewe noneho mwamara kuyabona ba gitifu na ba bantu bitwa b'umutekano niba bose banavuze nigeze kuvuga b'abanyerondo b'abaki bakaja kureba wa muntu batanze amakuru bati bakaja kumuhungeta ariko aho byigeze kwamaganwa ngira ngo byigeze kwamaganwa wenda waba ubyibuka biba ngombwa ko noneho umunyamakuru agira ubwisanzure kuko itegeko mwageze aho musa n'abariharaniye biba ngombwa rero ko mugeraho inguriri nanone uribuka ko hari igihe yigeze gusakuza ko abayobozi badashaka gutanga amakuru biba ngombwa ko noneho abanyamakuru musa n'ababiharaniye umunyamakuru akaba afite uburenganzira bwo kuja kwa gitifu kwa meya kwa guverineri hari hose bakamuha amakuru ibyo mukomeze muhaguruke mu biharanira none kubiharanira abaturage bo barazanira kugera baravuga ngo zitukwamo nkuru bariya abayobozi nibatakomeza kuja kubatesha umutwe ngo batanze amakuru abaturage bazatanga amakuru ko naringuze birimo biraza gahoro gahoro nuko ubune bafite abenshi mu baturage bafite udutelefone dukomeye afotora inkuru akavuga kansi kuri PAX-TV agahita yikoherereza inkuru igakwira gutyo tugiye gusoreza ku kintu cyitwa kuba ibitekerezo bitangwa kuba bimwe na bitakirwa cyangwa se n'ibyakirwa nko kubivuze umuntu agakurikiranwa kuba leta itigaragaza ubwayo nk'aya hari ibiniga n'ubwo hari abantu babiniga wenda mu izina ryayo bitewe n'uko badahangarwa tugeze ku kibazo cya nyuma ndabona imvura iguye wenda tuhite tunasoreza aho tugeze ku bantu batanga ibitekerezo ku bwisanzure abaturage babitanga bagakurikiranwa dore ko habagaho ikintu cyagera kivugwa n'umujenerali w'ikabiri Amin avuga ati ubwisanzure bw'ibitekerezo ndabuguha ariko ubwa nyuma yo kubitanga ntubumbaze ese bishinzwe ntagakubwira ati n'ubundi ntabwo uhawe kubera ko igikurikira kuvuga nta icyo kintu mu myumvire y'abantu muri iki gihe kirahari ubwisanzure gutanga ibitekerezo buhari ubwa nyuma yo gutanga ibitekerezo burahari ubwisanzure uretse nkatwe tuba twariyemeje kandi nanjye ngira ngo abareba PAX-TV nawe ubwawe n'abantu bose bari hirya no hino muzi ko nanjye nari ngiye kubizira uretse ko Imana yakinze akaboko ndamo ndavuga ngo igihugu kiritsamuye ngira ngo urabona ko aho mbiriyemo abantu noneho akarengane abantu bagiriwe akarengane nibwo batinyutse kujya kuri za PAX-TV ibinyamakuru bitinyuka n'ibinyonga inkuru n'ibizikata kuko hari n'abandi banyamakuru umunkuru akayikata nawe akaba agifite bwago kuvuga ati bitankoraho kubera ko niba ari ibintu byakozwe n'inzego z'iperereza nk'uriya mugore bagiye gushyira imashini yo kumukubita mu maguru yo kumutorotera mu maguru ariko kuba cyuma yaratinyutse kubivuga buriya nyine nawe ushobora kuzabona abantu bamuguye nabi ariko uruhare rukomeye ruzagirwa na ba Ntwari William nyiri PAX-TV niba umuntu akuzaniye inkuru ukavuga uti uyu muntu reka mwambare tubizirane niba agiye kubizira nanjye ngo nzabikurikirana reka dore ko turabizirana twembi ubwo icyo gihe nimuzabigiramo uruhare hanyuma n'abaturage bazatinyuka kuko nkanje ndi umuturage naratinyutse mvuga ibitekerezo bindimo ku mugaragaro niba ku rwego rw'igihugu irambudukana ngira ngo wabonye agashuriza kari kandiho ariko nagize amahirwe nsanga umwe ni umuntu muzima cyangwa se narindi ubwayo iravuga uko byaba kose mu byoroshye igihugu cyahuye n'ibibazo ngira ngo wenda abayobozi baba bafite impungenge z'ukuntu byahita bisandara ariko nababwira ngo bareke impungenge nibashyira impungenge bareke abantu kwisanzure uburyo bwo kwisanzura mu bitekerezo bukwire kuri buri muntu nibwo ubwenge buturimo buzanyura mu kuvuga tugira ibyo dukora kuko njye ndabazwa n'ubu mbivuge kuri PAX-TV kubona urya inyama agati ko kuyaganyura ya nyama yagiye mu dini ukaja kukazana mu Bushinwa bintera isoni nk'umunyarwanda narize mfite ubwenge iyo ndashaka kuvuga ko ikiganiro kijyanye n'iby'ubukungu n'iki tuzabiganiraho icyo dusoreza ni iki ngiki niba uvuga utinyutse kuvuga abwirwa ngo ceceka cyangwa tukuzimye
hari ababibwirwa niba uwo watazimije amubwira ati iyi ngingo iyi ni tuyivanyemo Karasirabure hari ibyo bamubwiye kutazongera kuvugaho wowe hari ibyo bakubwiye kutazongera kuvugaho Idamange ntiyagize umwanya wo kubwira ibyo tuzongera kuvugaho bahise bamujyanira rimwe n'inkaho bakavuze ati byose bihagarare hari uriya mudamu wa Shyaka bavuze ngo ibi ngibi byo kuba wari ufunzwe ukorojwe n'ubivuga kizakubaho ntuzi ko gisa ntabwo wabitekereza n'abandi ubwo ntanzigero nkeya n'abandi ese niba abavugwa bahabwa imbibi n'undi uvutse bukeye agahabwa imbizi byo kuvuga cyangwa akacicishwa burundu abantu bazagira bakavuga bati bushbe cyacitse nibyo navuze ngo nibatema ipera hazira ironji nibavana ironji here ikinyomoro nibavana ikinyomoro here karoti nta mpamvu yabyo ahubwo niturebe izo mbuto ziri kuzamuka tuzibyaza umusaruro hanyuma ubutaka nibugirwa ubutayu ku buryo ibyo uvuga bidakora ntabwo bizemera kuko abayoboye igihugu ntabwo ari bo mana ntabwo bizemera nanjye bakabona ibyo bambujije kuvuga abandi baraje barabivuga noneho babuze nuko babahagarika kuko urubanza rwa Paul Rusesabagina ngira ngo urabona ko buno ni dosiye iremereye ku isi hose Perezida Kagame akavuga ati twihesha agaciro kwihesha agaciro se dutegereje ko ambasaderi abantu bazaze bavuge ariko twarivuze hano ubwacu ntabwo ambasaderi yabona ibyo avuga ndabesha se twavuze ibiri hano ko hari ibintu byo gutekinika nasi twagiye gukinisha abantu muri Brazil ariko mbaze n'abantu bareba Taxi TV ubu koko kandi yewe nkomeza kuvuga kuja kuzana abakobwa bo muri Brazil niba nta vangura ryabaye hano mu Rwanda rishingiye ku bintu nashaka kuvuga hano twabuze abakobwa bangana nka kuriya basa nk'abariya bagiye kuva muri Brazil ese amafaranga no kuja kuvana umwana iwabo muri Brazil ukamuvana kuri se no kuri nyina bamuhaye anganiki akurira ikibuga cy'indege akaza akagera hano kuri passport bwoko ki harimo ibintu byinshi hariya abana bangana kuriya bakari utango bari barusha barahari ufite mushiki wawe ntabwo uragira umukobwa ungana kuriya ariko ufite mushiki wawe bari kuvanaho gute hano mu Rwanda akaza gukina muri Brazil babaguha amafaranga angana gute kuza gukora muri ambassade kuza gukora muri ministeri uratanga laissez-passer cyangwa passport akaza akagera hano mu Rwanda kinjira nta mafaranga angana gute ibyo bintu hano mu Rwanda abakobwa bangana kuriya barahari babarusha no gukina ariko habaye ivangura kugira ngo tukatuje kuzana abakobwa umva uzamba barere ntago hari ibintu bimwe navuga hano kubera igikuta mba ndi kumva ngiye kukigonga ariko abanyarwanda mureke twisubireho muri umuntu afata indorerwamo yirebe uvuga ati se biriya ntabwo twakozwe n'isoni kuza kuzana abakobwa muri Brazil atari no mu Burundi wenda nibura umuntu yabigizemo uruhare uzumve ko bazamukurikirana uzumve ko bazamuhana nta mafaranga yagiye buriya muze biraro agiye kuzatangaza ati amafaranga yagiye adasinya burya ntariye amafaranga yagiye kubazana bakahanye nawe umukobwa nase akaza gukora muri ambassade passport inyandiko mpimbano iki akaza ngo n'umunyarwanda hano agakina n'ibifaranga byinshi nibyo birara bari kuvuga ngo amafaranga yagiye ataza rero niho mbivuge naho yagiye ngaho basobanura ukuntu bari abakobwa bageze hano niba bari abatoraguye se kandi abakobwa bakinaga ku rwego rwa Brazil bazi ko bazi gukina uriya mukino kugira ngo baze bagere hano n'ibifaranga byinshi bisutse hano na kano ka kamera turi gukoreraho wagura iki kamera kinini icyo saba leta se n'ikirere kugira ngo ubwisanzure buri mu mategeko bunagere mu bikorwa icyo nsaba leta nari nasabye njyewe byararenze ariko ntarirarenga nari nasabye ngo bampe ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu je Rashidi ntabwo uriya muntu bayihaye ava amaraso y'umweru nkaba mvumutuku ngo ni dogiteri sibyo ni dogiteri utemera Imana utubaha Imana wavuze ngo aho kugira ngo bashimire ngo inkotanyi ngo nibashimire bavuga ngo bashimire Imana ngo nibashimire inkotanyi ni ikiganiro gihari je nanagifite akongera akavuga ngo bazaja guhungeta abantu ngo batavuga rumwe na leta none ba revocate Karemangingo bakaba bari gupfa buriya umuteretse imbere y'umuntu ufite imbaraga waravuze ngo uzaja guhungeta abantu bari hanze none Karemangingo yapfuye nibe wanyu wamwishuta muri Afrika yuko barahana icyo nje bararaswa nako icyo nje nasaba leta nayo nasabye ngo ibiriya ministeri barayinyine ariko uriya mugabo akazaherera imbuto zangaye abakristo bazamwibonamo
abasilamu ntituzamwibonamo umuntu wavuze ngo imana ngo bashyire FPR imbere y'Imana ngo nahurira nawe muri rusengero se mu rusengero rwitwa FPR Inkotanyi ntarubaho ntabwo leta isabwa kugira ngo ubwisanzure amategeko byo mu dusangire ubutegetsi nicyo navuga FPR niyo moteri ya guverinoma zitukwamo nkuru yashatse kubishaka sinishaka nta nubwo uburyo uriho nta nubwo byemeye mu mategeko kuko mu mategeko ugomba gukora politiki uri umunyepolitike cyangwa ufite ishaka rya politiki FPR rero ntabwo ari ishaka si n'umuntu kandi iri mu masaka mu gihugu gute yitwa umuryango ariko ikaba mu mitwe ya politiki yemewe mu gihugu imitwe ya politiki rero mu mitwe ya politiki niho harimo n'imiryango ubwo n'abandi bazashinga imiryango hari simbizi ariko ibyo wenda nta nubwo aricyo cyatuzanye wari umaze iti bigende gute FPR niyemere ko atari yo kamara ko atari yo bwenge ko atari yo gihugu yemere n'abandi banyepolitiki barimo jewe barimo Ingabire Victoire barimo Deo Mushayidi barimo Theoneste Niyitegeka barimo Kayumba Dr Kayumba Christopher twese dufite ubwenge tuza n'ibitekerezo urugero ntaganda udaherutse Ntaganda Bernard ngiye kuzamusura muri iyi minsi kuko iwe ndahazi twakoranye uburoko barafunganywe ariko niwe yarafashe ikiruhuko aje gifata ibyemezo bikomeye ashobora kuba wenda yaragiye kwibira mu nganzo urumva cyangwa se ashobora agiye kuzamusura muri iyi minsi ariko bariko abanyepolitike natwe tuzemo kandi nibwo igihugu kizakomerana kubiza kuri gufata nka Dr Kayumba Christopher mwasambanye muri 2000 hashize imyaka irenga umwaka ngo kandi uriya mukobwa numva ngo yaramwigishije ibintu by'amamontage ngibi twakoze byo kuja muri Brazil ibintu byose byo gukora ibintu nuko twakoze mu mayere menshi ngo FPR ngifite amayere ngo ibihombi nibirangira bimwe turabireba turabizi tuba turi kubareba tubibona nko kundi umwana akwiba isukari akazi iri ku munwa none abo wangura utisuvuye ngo ntago ni by'isukari kandi ntago ari cyumubajije iyo mayere yose turimo turayareba nuko twicecekeye kugira ngo igihugu gitekane kubwo amateka cyanyuzemo iyo ntakoze Imana Rashid umunyepolitiki iri hano icyo nasaba kugira ngo tugende neza kandi tugire igihugu gitekanye n'ubwisanzure buboneke ubu ntago naje kwisanzura kuri uyu minisitiri n'izina rye ntago nshaka kurifata uyu bahaye minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubure ntago naje kumwisanzuraho kandi umuntu ko nisanzura kwa Gatabazi ko nisanzura kwa Nuza kwa Kabera biraro nirwa muvuga wagira ngo ni inshuti yaje kandi simuzi ko nirwa mwisanzuraho nuko abantu mbona imikorere yabo ko ari myiza ariko nguyu wagiye kuvuga ngo azaja guhungeta abantu avuga ngo nibashime ngo FPR imbere yo gushima Imana ngo nta bantu yarokoye koko ese yo ahangaye kuvuga ari amagambo ngo abahutu iyo ahubwo ratuma nrongonga igikuta ariko mbabarire wena nishaka ngo biteye ingumi gatoya ntabwo abahutu bose ariko bagomba gusaba imbabazi abatutsi kubera iki kubera ko abantu bitwa ngo nabarinzi b'igihango mu Rwanda n'abahutu nibo bahisha abatutsi kandi nibyo niyo perezida w'intera hamwe zamaze abatutsi ni Kajuga Robert umututsi se ibi byose kugira ngo bituvemo umuntu afunguke bimurimo noneho tubirenge by'amateka tuje kuvuga ngo ubutaka mu Rwanda bwacu harimo Gasegereti harimo Wolfram harimo ikireka ducura inkonzo reka ducura isuka reka ducura umuhoro reka ducura ibikoresho runaka nuko bareka tukisanzura kwisanzura rero nibwo bizaza nyuma yo kunoza amateka ya politike tukayumva kimwe niyo tuzisanzura tuje mu butaka ducukure tuje nibi biti byose bitweraho ibi bibabi byose ubona byavoka n'iki ni imiti tubibyaze imiti natwe tunyanyagire ku isi twiyubake nkaba narangiza gusaba ngo wenda utakomeza kombaza ngagonga igikuta narangiza nzezera ku inshuti zacu Rashid TV wenda Rashid TV ngiye gushiraho ibiganiro n'ubundi ariko hakoze Imana Rashid nta muntu uzanzirika nzisanzura nawe ngo merekeje ngamije kugira ngo tugire amahoro urakoze cyane Rashid ni umunyepolitike Hakuzimana Abdul Rashid twari turi kumwe iyi ni Pass TV Women News twaganiriye ku bwisanzure gutanga ibitekerezo no kutaniga mu ijambo kandi nisanzuye pe niyo mpamvu ngunda Pass TV n'abasigaye mwese mugira amahoro ibitekerezo byanyu namwe turabitegereje muri comments